Sport FC retired Tade Kosora FC association Shwa kandi inkuru ishingiyeho nyine yego yatowe nka ariko president association reka nkosore Kosora rwose n'amakuru yagiye hanze yavugaga ko perezida wa association Rayon Sport Rayon Sport retired Tade ko yaba atagihuza na perezida w'umuryango association y'umuryango ndetse Muvunyi ayoboye yayoboraga organe supreme cyangwa se urwego rw'ikirenga cya CS ni urwego rw'ikirenga mu kipe ya Rayon Sport biratandukanye yaba atagihuza na perezida w'urwego rw'ikirenga ibyo ni ingingo wenda y'urwego rw'ikirenga kuko ndagira ngo umwe association niwo muryango yego kuko naho ikibazo gishingiye ni naho ipfundo riri ubwo rero Muvunyi ayoboye urwego rw'ikirenga yatorewe kuyobora organe supreme ngo n'umunyarwanda akaba Dr Rwagacondo yego baba batagihuza ni amakuru abantu benshi babaga bitewe n'ubucuti bwari hagati ya retired Tade ndetse na Muvunyi no muri iyi nkundura yo kuba bayobora Rayon Sport bayigarukamo wabonaga ari abantu bari hamwe ntago abantu batekerezaga ko nyuma y'amezi 3 ibyo bibazo byaba bitangiye kuvuka bikavugwa ko perezida w'umuryango wa Rayon Sport retired Tade ko mu byo yaba azira ikibazo kinini kitari kuri Muvunyi cyane ahubwo agifitanye na Dr Rwagacondo iyo nkuru hari icyo iziho nibizi ari nge mbanza ikibazo cya internet magnifique na bagenzi barambwira ko byatunganya bimeze neza wenda turagenda twunganirana na Sam aranyunganira ariko ndashaka tubihere kuri Assemblée Générale yabereyemo amatora tuze kubisoreza kuri Assemblée Générale yabaye ejo bundi muri weekend tambo ariko jewe mbere yuko ujya in deep hari crise ishingiye kuri icyo kintu muri irahari hari ubwumvi cyangwa burahari hari watangiye uvuga mu biraremereye ariko hari ukutumva ibintu kimwe abantu bashaka bayikreya ku zindi mpamvu ariko sinemera kwihara akarenze cyavuga icyo abandi shingira kubura umusaruro icyo twakabaye tureba uyu munsi ukireyo dafite umusaruro bivuye muri crise it's fine natwe twebwe icyo dukora twe turaha abantu amakuru ahari hanyuma turaza kugera kuri uwo mwanzuro nyuma nimba kuko ari bombori cyangwa ari agakrize mu ijambo introduction Karenza koze inka reka amakuru atangwe wita uvuga ngo hari abantu bagiye gukereya Karenza avuze turaza kubisorezaho kandi nanjye ko wambwiye ayo makuru turaza kubisorezaho narozi ni aho ntafitanye ikibazo n'ubuyobozi ko yambwiye ko harimo umuriro noneho harimo iyo biza mbere yuko ikirunga kiruka baravuga ngo habanza umuriro uwo muriro rero ubugurumanamo imbere kitarasanda umwe mu bagabo bari mu kipe harimo umuriro mu kirunga ubwo rero uwo muriro ndabarwa uyu muntu bimbwira mu makuru mfite numva ko atamenanye neza n'ubuyobozi bwa Rayon buriho ndavuga nese uyu muntu koko nemera amakuru ye ariko se ngo ndayapinga gute kandi ashobora kuyabona nsigara ariko nanjye kubyo Karenza avuze ikibazo cya Rayon sukura umusaruro gutakaza 5 ubu hari umuriro cyane wa Tade na Muvunyi yubaha ariko nanone ariko nabwo bimbwiye navuze ni Tadeo ku mafaranga yafite ko atari cishwa nibyo yakubaha Muvunyi agira gute ariko Tadeo Muvunyi azamubwira ibi byose abyemere ibyo byose byo tugiye gusobanura turi buze guha abanyarwanda conclusion yego tutarajya muri fond cyangwa se tutarajya nyirizina ikibazo ubundi bafitanye n'iki kuko jewe no kubyita ikibazo reka twe duha abantu amakuru reka duha abantu amakuru hanyuma abantu wenda nibwo turaza gukoresha ijoma koko icyo kibazo kirahari
kuba gihari kirahari bitewe n'ibyo Karenzi tubuze arabajije? Karenzi ikibazo abajije numva kiri buze kuryoha cyane ku mwanzuro ukibaza Ku mwanzuro. si uko nyobewe ko abantu bashobora kutagira ibyo bumva kimwe sibyo ariko kutagira ibyo mwumva kimwe mukorana si inkuru iyi nkuru byateje ikibazo cyangwa mwabiboneye igisubizo yego sibyo kuba jye na Kazungu navuga ni urugero Simbyumva. jye ndumva ikiganiro cyatangira saa 3 tugasoza n'urugero saa 7 sibyo jye nkavuga noya ndumva cyatangira saa 4 ntabwo turimo twumvikana ariko se birateza ikibazo biratuma nyuma Biri yuko ikibazo twumvikana gikomeye. Kazungu araza kuva mu kiganiro ibyo kare nanone yivumbure kubera ko tutabyumvikanyeho Nanone. aho ni ikibazo Nanone, aha. kutumva ibintu kimwe ni ibisanzwe mu muryango mu bantu ariko bakorana biterwa n'ikintu mutumvikana cyari cyo kare icyo numva ingaruka byateje hari uwo byagize utanze urugero kuri we na Kazungu Eh. Kazungu ashobora kuba ari donc ni umuntu donc wumvikanye n'ikigo ko agomba kuza gukora mu rukiko rw'ikirenga yajya hano mu kazi akoze amezi 2 bakamubwira ati ariko ugomba kujya muri sport extra yari mugoroba donc nibyo habaye kutumvikana nk'abantu bakorana ariko bisa nk'ibishingiye ku kintu kinini kirebana n'inshingano umuntu afite mu kigo ntabwo ari kimwe no kuvuga ku masaha tugire mu kibazo reka tubyinjiremo ndaza impamvu ndibuze guhera kuri Assemblée Générale yabereye mu Nzove yatorewemo aba bagabo bombi muri kubona kuri screen zanyu yaba Paul Muvunyi ndetse na Tade uyobora ikipe ya Rayon Sport. dusubiye inyuma gatoya nkunganira mbere y'amatora twakekaga cyangwa se twumva ko Muvunyi ari uzaba perezida birahinduka byaravuzwe ibya visi perezida twategereje ko ari Sadat ariko perezida nibuka ko mubyibuke neza ntabwo ndibuze mubyibuke neza ubyibuke ndavuga hagararaho watekerezaga wowe ibyavuye amatora bisa nk'ibyadutunguye twari tubizi neza ko ku makuru nge nari perezida y'amatora amayobera amataga ibimenyetso byayo byatangiye kare ari uri buze kuza kuba perezida w'ikipe ashobora kuba byari byegereje n'utubeshyi bucya umuntu perezida bahurizaho nuko abareba benshi bifuza ko Paul Muvunyi yaba perezida urabiresha umuntu uri popira bakivuga ngo kandi ufite n'ubwo bushobozi bakivuga ngo yiyunze na Sadat twabona ko Sadat ataba perezida ngo Muvunyi abe vice perezida twese tubona ko twese Muvunyi perezida niwe Muvunyi kandi arabimerita yego cyane twese tubizaho arabimerita ni n'umuntu ariko dutungurwa no kumva ngo Tandende yobe perezida yewe ntago ndibuze kuba ko byantunguye ese Muvunyi si perezida ni perezida ibyo avuga Muvunyi ntiyabaye perezida Kazungu wareyo gutese Kazungu perezida wareyo ni tekinike uretse niyo mpamvu sinzi n'impamvu uzanye ako kantu navuze ngo sindibuze kuza guhera bucya amatora aba cyangwa se mu matora ngende ndibuze ndahera mu matora nyirizina ariko nshingira cyane cyane kuri statut ndetse n'amategeko ngenga y'ikipe ya Rayon Sport umunsi wo gutora umunsi haba amatora nibwo bamenyesheje abanyamuryango cyangwa se abagize Assemblée Générale abagize Assemblée Générale n'abayobozi ba fan clubs bari bitabiriye umuhango yuko ari buze kuza kuba amatora ariko no muri statut hakagira ibyiyongeramo bigendanye n'ibyo ari biri muri statut isanzwe mu ikipe ya Rayon Sport donc hagomba kubaho kwivugurura kuvugurura statut mu byagomba kuvugururwa babamenyesheje ko hagomba kwiyongeramo urundi rwego rutari rusanzwe mu ikipe ya Rayon Sport kuko Rayon Sport uko yari isanzwe iyobowe urwego rukuru nyine na Assemblée ubundi busanzwe Assemblée Générale ariko noneho ikaba ari ikipe yari ifite umuyobozi wa association ari nawe representant légal baravuga bati it's fine ibyo biraguma gutyo ariko turaza kongeramo urwego rw'ikirenga ari rwo bita ni supreme organ cyangwa se ni organe supreme niko rwiswe icyo gihe abantu barabitorera muri Assemblée bararwemera urwego rw'ikirenga urwego rw'ikirenga mu Rwanda nyacyo ni nkuko wakwira urwego rw'ikirenga rukaba rufite zimwe ndavuga zimwe mu nshingano ntabwo ndibuze kuza kuvuga inshingano zose rwari rufite inshingano y'uko bagomba kureberera Rayon Sport mu buryo bwagutse komite kaba donc abayobora association bakaba bakora raporo kuri uru rwego rukaba rwareberera Rayon Sport mu buryo bwagutse ariko donc icyagombaga kubanza kurwemeza biba mahire abantu muri Assemblée bararwemeza yabereye mu Nzove yego barabitora bararwemeza
mu kurwemeza nta birantege yari ihari, babyumvagaho kimwe cyane ko bari baranabiganiriye bose babyumva kimwe banabizi. Hatorwa umuyobozi wa association, aho kandi abantu babyumve neza, association Rayon Sport. Donc hatorwa umusimbura wa retired captain Wezo Jean Fidèle, hajyaho retired Tade, atorwa ari Tade nk'umuyobozi wa association Rayon Sport, ariko yamaze guca bugufi. Ikibazo cyari kibiriho byari nk'aho organe supreme ari urwego rw'abantu b'inararibonye bagomba kuba batanga inama bagatangaho raporo rukagira na competence rwo kuba rwavanaho umuyobozi wa association. Iho tugeretse ku kibazo naza kugiraho aho niho biri gushingira ndashaka umwihariko w'urukiko rw'ikirenga no kubera mu bandi batavuze. Birafasha kugira ngo twinjire mu kibazo. Turashaka kumenya iby'abandi cyiza. Reka tubigire mu buryo urabikomeza mu buryo bwawe humura. Ibibazo nyamukuru Minota Korenza avuga. Iyo bombori nibyo tugiye kuvuga. Bombori irakomoka kuki? Ibibazo bitatu bafitanye ni ibi ubundi barapfiki. Okay. Birimo aho rega aha ngaha ntago mparenze umunota umwe kuri assemblée yo mu Nzove. Aho ndi buze gutinda ni kuri assemblée n'iminsi ibiri yabanjiriza assemblée. Amajoro abiri habaye mwiki. Baraka assemblée se. Nabikubwira nyine bibishingiye ku mategeko na statut y'ikipe ya Rayon Sport. Ari byo bari gupfuba. Yego. Ubu bibiri current. Ico gihe ndi kubanza kumwumvisha inshingano buri umwe yari afite. Warugeze batorwa nk'umuyobozi wa association. Yego. Ahabwa aba vice president ariwe Prosper ndetse na Roger. Donc habaho umuntu twagacinya nk'umuntu njyana mugira inama komite. Haza Rukundo Patrick nka trésorier w'ikipe ya Rayon Sport. Habaho urwego rw'ikirenga cyangwa se organe supreme batora Paul Muvunyi nk'umuyobozi wayo president. Hanyuma hatorwa na Dr. Rwagacondo nawe numvise vice president. Nawe wamaye makuru ngutemerwa. Hanyuma hatorwa turaza kubigiraho hanyuma hatorwa n'umunyamabanga w'uru rwego ariwe Murenza Budara, abandi baba bajyanama ababaye aba president w'ikipe ya Sport. Yego yabaye umujyanama umunyamabanga w'urwego rw'ikirenga rwa Rayon Sport. Barashaka na office mu muri Rayon. Turaza ngorashaka ibiro barabati ibiro byiki. Turaza kubigiraho. Ubuzima burabaye abantu babenemeza yuko iyi stati iri buze gukomeza kunozwa, hanyuma ikazafa donc presentwa ikazirekwa abanyamuryango yamaze kunozwa. Kuburiya bashingiye kuri iyo stati ko abantu babyumvikanye, ariko stati yari itararangira. Rayon Sport sofa bisa nkaho ibonye stati yuzuye mu cyumweru kimwe gishize. Muri ukiraho rero ntaguciye mu ijambo ukiraho kuko aho ni izingiro. Yego ni naho ntakubajije aho abanyarwanda ari byo batakumva. Sinya Sam Karenza. Ukanote basi. We musiga muri parking. Ntago musiga muri parking. Akiraho kuko hari aho nshaka ko Karenza tugereye ahantu heza cyane. Aheme yarageze. Stati itarakorwa. Ni stati nshya ya Rayon kuko ubu yarabonetse. Yarabonetse. Yemerewe urwego rw'ikirenga. Nubwo RGB tarayiha umugisha. N'aka kanya tuvugana. Ntagarara n'ibitaremerwa rero RDB association ireberwa na RGB RGB nibyo nabizi neza. Amashyirahamwe amadini RGB byo biri ku ruhande aba muri RGB. None so rero bagiye ko RGB ni association iba muri RGB. Mwana sheria Musomi Rwanda government. Rero bagiye ko radondosha abantu muri arena. Hari icyo nenge kwaza Karenza. Izo maguyi zakorwaga kugeza nta maguyi yari irimo. No murongo ugororotse. Ko babyumvikanagaho ko bagomba donc iyo organe supreme niyo gombaga kuba ikintu gishya muri iyo stati. Icyo cyaka kubaza abantu batore bacyumvikanaho. Icyo biturutse urwego rw'ikirenga. Uwari ugiye kuyobora association we ntiyarabizi neza ku rwego rw'ikirenga rumuri hejuru nyine. Urakoze, reka ngusobanure mu mategeko. Uru rwego rwari ruriho cyane cyane nk'abajyanama, ariko bakaba n'abantu bazajya bahabwa raporo n'umuyobozi wa association. Ntago byamuvanagaho competence cyangwa se ububasha afite nk'umuyobozi wa association kuba yasinya ku makontra, kuba yasinya ku ni nkuko bava ngo aka kanya dushyizeho urwego rw'ikirenga ruzajya ruturebera. Fata nk'urugero nk'akarere kagira inama njyanama. Ntago bivanaho ubushobozi bwa meya ko ari uyobora akarere, ariko inama njyanama iri capable yo kweguza meya burya.
yego baricara bakavuga bati bimeze gutya bimeze bifata nk'inama njyanama. Yego. Buri inama njyanama y'akarere igira perezida, donc igira ubuyobozi, reka mbivuge gutyo. Abantu barakoze bashyize shampiyona bashyize hamwe, prime zigatangwa, ibintu byose bikagenda neza. Noneho ugongana kuza kuva haza kuba presentation ya stati kuri RGB, tugendane neza. Bakoze presentation kuri RGB yanga ya organe supreme ko idashoboka, ntiyemera mu mategeko twemera perezida w'ikipe nubwo mwabitoreye muri assemblée, ariko RGB ntibikozwa bo barabirejeta. Perezida association niwe bavivura barabirejeta bati urwo rwego ntabwo rushoboka, ntirushoboka amategeko urwego agenga amasosiyasiyo mu Rwanda. Urwego rwa association twe tuzi ni assemblée générale, l'assemblée générale exactly. Muvunyi mugende mu gukora amategeko ya baradondosha. Icyo mbaza ushobora kuba ufite amakuru atariyo. Oya mu Nzova amatora aba yego hari RGB yego yari hagarariye Kalise Edouard wahoze ari yari hagarariye yari ahari ari mu bateguye biriya bintu byabaye mu Nzove. Ibyo turabizi gahunda zose sibyo, ahagarariye RGB yari umujyanama. ahubwo impamvu mubwira ngo uhagarariye preta nabi giye uko mbizi. RGB yavuze ko organe supreme isimbura inteko rusange, babahitishijemo iri busimbura inteko rusange iyo organe bareyora cyangwa se hari organe supreme assemblée générale itakaza imbaraga kuko urwego twe tuzi rukuru nibyo nari mvuze na assemblée générale bibe murahitamo kimwe. Baravuga bati abanyamuryango ntibabikoze muri rusange, aho bari uzavuga cyane ubavuye ngo assemblée générale ubwabo abareyo bari bahagarariye rero baganira na RGB, nibo basobanuriye RGB ko Rayon Sport idafite assemblée générale nk'urwego rukuru idashoboka, kubera ko ubwabo icyambere impamvu barababwiye bati dufite fan club 40. aho ducoca ibibazo byacu ni muri assemblée générale. Izo fan club 40 ntabwo zifite abanyamuryango barenga 500, mu gihe rero twemera ko dufite miliyoni zirenga 5 z'abafana. So ntabwo amafan club ashobora guhagararira Rayon, sibyo? Nta nubwo urwego supreme rushobora guhagararira Rayon. Iyi nteko rusange yego niyo igomba guhagararira Rayon. Iyo pratique ntishoboka. N'ubu ibintu byarahindutse rero. Ntabwo ibyo kwa Dadi sibyo ndimo gute wavuze ko abareyo abagiyeyo basabye ko urwo rwego rusimbura inteko rusange. Oya navuze ngo RGB, none uvuze ko RGB siko bya bayizaniye RGB bayihaye muri stati dufite cyabahaye cyiyongeramo n'urwego rw'ikirenga, ariko na assemblée générale kagoma aho ngaho. RGB babwira ko urwego ruhagarara association ubu na assemblée générale ati kugira ngo bikunde kwiyo organe supreme ihagarara Rayon Sport, donc ariyo urwego rw'ikirenga muri Rayon Sport, birasaba ko havaho assemblée générale cyangwa inteko rusange hakagumaho iyo ntuza iyo organe supreme, cyangwa se iyo organe supreme ikavaho hakagumaho assemblée. Sibyo ari gusobanura kare bimeze gutyo. Aba bagabo bahitamo ko assemblée générale cyangwa inteko rusange igomba kugumaho. None se muri stati nshya ntibaganiriye na kuko genda yifite narayisomye nanjye ndayifite rwose ariko mbere yo kuyikora baganiriye na RGB, sibyo? Niyo izemeza muri iyo stati basinye bemeje batanze muri RGB, sibyo?